Frère. Bon. Kwa nashushe ari kibazo mwana Filime. Hey! Wowe yego ngiyewe rwose. Adoreba. Ona. Akundi. Ufite ibihe? Do. Sha. Reka nkubwiye. Yego ko manange. Urambona. Iki? Guno tuvugana. Umuvugana iki? Wibeshye ugeyo. Wibeshye ugeyo. Gaguye hehe? Agaki gaguye. Agaki. Gaguye mu wundi mugore. Urumva ko amafaranga muhaye yayashoye muri yayagushoye Kararisa. Oui. Supa ntibyaba bikabije we. Mbikore. Nanjye. Yego. Nyine ariko ndaza kugerageza nyine. Ariko nyine ndaza kugerageza ko birakabije. Okay. Ako nyine ntabwo ari ngaha handi. Okay. So. Isi ntabwo ndikubyumva. Umugabo wanjye niko yakubwiye? Yambwiye ngo ngende pe. Kuko ndabigenza gute mabsha? Wambabariye kuko mubyeyi. Reka tworoshye ibintu. Umva ntako ntari nagize ngo nguhe icumbi nkwemerere no kuguhanga. Ariko niba umutware wanjye yafashe umwanzuro akavuga ngo ugende, nukuri nyemerere ugende kandi ugende mu mahoro. Gusa ndagenda. Yamaye amafaranga ariko nta kintu ari yamarira n'ibibazo mfite. Erega kuba guha amafaranga ari mu rwego rwo kugufasha, nta kazi umukorera, nta mwenda yari akurimo, ni mu rwego rwo kugufasha. Rero ihangana ugende. Ikindi buke ko ufite erega n'abana asanga abana. Ubuzima bwo mu cyaro buragoye. Mwebwe ntabwo mwabyumva ariko buragoye pe njyenyine. Buragoye ndabyumva. Ako n'umugabo werega n'umusaza arashaje, si wa muntu wazanga gufasha nahinge byibuze. Rero wowe taho usanga urugo umenye abana, byibuze umenye ngo wanahinze wite ku bana. Gutaha oya. Nukuri ntabwo nataha wambabariye nukuri. Ubuzima niyo burangoye. Bivuga rero ngo nawe wishakira kuguma mu mujyi.
ubuzima bwariya buragoye njyenyine n'abana wangiriye impuhwe mubyeyi ndakwinginze nukuri nyirira impuhwe mumbabariye muncumbikire ntabwo ngenda umva nkubwire haguruka tuvugane uhagaze haguruka hatagira n'uza agasanga turi kuvugana gutyo upfukamye ukagira ngo hari n'icyo gutwaye njyewe nari naguhaye icumbi sinjye naguhaye icumbi ariko uru rugo ntabwo ari urwanjye njyenyine mfite umutware Jojo. Jojo wabaye iki? Jojo aryohewe? Ani, Karame, Jojo nakoze iki none? Ndi uri kurira. Ani, kugira ngo ushimire. Ndashaka gushimira uburyo ki tumaze igihe njye nawe dukorana, uburyo ki twabanye neza. Nawe Jojo kandi njye bagakwiye kuba ngushimira. Ani, wandika nkavuga. Yego. Ani, twabanye neza njye nawe. Waranakoze kuntabara. Ariko ntakubeshya ntabwo nakomeza gukorana nawe. Ntabwo uri umwana mubi pe, ariko ntakubeshya icyizere cyanjye waragitakaje. Sinagusabye imbabazi. Ani, nanjye ariko bangeneye sibyo? N'ubutahira ikosa ryakongera. Baguhaye amafaranga arenze bari baguhaye. Ntabwo nakongera ni ukuri. Ani, Jojo wayumvishe ko ndakwinginze. Ani ntabwo byakongera. Jojo reka nkubwire basi uciye bugufi imbere yawe nagusabye imbabazi ndakubwira ko ntabwo nzabyongera. Ni ukuri ko Imana ntabwo nzabyongera. Ese Fani, uba wari mu cyumba cyanjye wakora iki? Babara mbwire. Ndabyemera nakoze amakosa. Akomaje nakoze amakosa? Really? Amakosa? Amakosa arakosorwa Fani. Fani, wari ugiye kunyica. Nese sinabyirengagije. Nibutse ibintu byose twakoranye, ibyo wamfashijemo byose. No kuri ko Imana. Fani, hari ideni mufitiye? Jojo ndakwinginze kandi ndakubajije hari ideni nkufitiye? Naryo ariko nyine kano kazi ndagakeneye. So ntabwo njye nawe twakomeza gukorana, ntabwo ibyo bindeba byo gushaka abagutuma kuroga n'ibiki aba ari bo baguha akazi. Ye ntabwo twakomeza gukorana. Niba yafashe umwanzuro kavuga ati umugore wabijebeje natahe urataha, cyangwa se ushaka ahandi hantu mu mujyi uri bujye gutura niba ushaka kwigumira mu mujyi. Hako nawe urabyumva umugabo wawe niwe udukorera. Dufite umukozi wo mu rugo nta mpamvu nimwe ihari nashingiraho mvuga ngo ugume mu rugo. Nukuri hangana. Kandi ikindi uri umubyeyi abana barerwa na nyina. Taha mu rugo usanga abana. Ye numvaga nazana n'abana ahubwo. Nasibyo urumva ibyo uri gukora ari byo. Ni gute urugendo ugaterura abana bawe ukabazana mu rugo rwacu. Abana nabo we nabije ari mu kazi. Wenda n'umunyama ufite n'ibyo twumvikanye bimwe na bimwe ntiyagiye byubahiriza. Ariko ntabwo biri buvuge ko urubuza natwe kudusenyera urugo rwacu. Ihangane muri minsi nanjye mfite ibibazo byanjye pe. Mfite ibibazo bitanyoroheye. Mana nyir'ijuru n'isi. Yaba hari umuntu hari nk'ahantu abantu bagendaga bagatura ibibazo by'ubuza bakaruhuka. Nanjye twakajyanye pe. Nagusanye ibibazo n'ukuri. Aha. Hari ibibazo bidasa nk'abantu. Hari n'abantu badasa nk'ibibazo. Wowe birashoboka ko wasa nk'ibibazo ariko nanjye mfite bya bibazo byanjye by'imbere. Ubu wakwereka imbere ukuntu ndi gushirira ntiwabyumva. Ako simfite aho mpongera simfite n'icyo gukora. Bivuga ngo nta bushobozi mfite bwo gukurikira hano. Basi nta kibazo. Wihangane mubyeyi genda wenda icyo nzajya nkurusha nzajya. Ndagiye ko. Ihangane ugenda usange n'abana pe. Genda nta bushobozi mfite bwo kuba waguma ahangaha. Genda reka bijebeje akomeza kure.
nanjye nzakomeza muhatiriza wenda azajya agira icyo akuhiririza. nta kundi. Ega si urwumwe wihangane ibibazo biri hose. Senga ufite umwuka ubu noneho njye utangiye no kunshirana. Yaba wari uzi rwo mwikoreye. Uraho uri kuvuga ngo umugore w'inzobe uri mu rupangu ntuzi ibindiho. Ndakwinginze urabizi umwana wanjye nta kuntu yabaho. Reba akazi uko. Fanny please mvira mu kabari. Fanny mbabarira ntabwo nshaka kukubwira nabi ariko niba ari yo wo mu gihe ushaka ko tujyamo urabizi ko nabyo mbishoboye. Okay. Basi reka mbwire mbabarira irya none basi nubwo twakorana amezi abiri mabuje no kuri kumana bakora nabo nabuseka. Sigura umva nasoni ufite wabuze ibintu wari ugiye kuma. Fanny mbabariye nakubwiye ngo vano narakora ikintu kibi. Fanny uyu mukobwa afite ikihe kibazo? Wewe wari ugiye kunyicira umwambwa ngo ubabarire? Are you crazy? Fanny please sohoka. Fanny umuryango uruzi. Mpamagare polisi. Nzibeshya nanakubona hano mu kabari kanjye. Fanny nzabijyana muri polisi. Guza ibintu wari ugiye kumva wowe. Ndabizi nawe amafaranga nkwishyura. Sohoka. Simabuze wambo ndakwinginze. Fanny mpamagare polisi. Please. Sinanagushaka hano sinshaka no kujya. Fanny. Okay. Nkuru kwezi ko ndakwinginze mbabarira. Ndakwinginze mbabarira. Mubijoro bizi ko nta kandi kazi mfite umwana wanjye si yabaho nta cyizere nkigufitiye. Iyo ibyo warabitekereje mbere yo kujya kundonga mbere yo gufata buriya burozi. Uri kwabitekereje ko nafite akamaro umwana wawe sohoka. Ibyo kuba warikozeho ntago bindeba nta nubwo nshaka kubimenya please. Fanny ntago nshaka kugufungisha ariko niba ari ibyo ushaka rero sohoka. Oui, c'est ça. Oya meze neza. Ahubwo nashakaga kugutumira hari akazi dufite hano kazi kanjye. So nashakaga ubu hari urabizi nawe sister wanjye wenyine ngira. Rero nashakaga ubu hari. Oya humura no kuri peni nawe hari. Ntabwo wowe ushatse waza nona. Okay, thank you. Love you too. Mwana koko nemewe urwaje ngomba kujya ndara muri iki cyumba ngiye nyine. Kuryama nk'ingaragu nari narashatse koko. Data wese uri mu ijuru. Ciye bugufi n'umwana wanjye. Ari nambira umbabarira ibyaha byanjye. Nkure mu gitabo cy'urupfu papa, nshyire mu gitabo cy'ubugingo. Unyeze untunganye.
Mana ungirire neza ukomeze kunshyigikira muri izi ntambara ndi kurwana umbere Imana nkeneye ubutabazi bwawe Mana ndabizi ko nkwishingikirije ntatsinda ndabizi ko ndi kumwe nawe urugamba rwanyorohera Mana ndambiwe ubuzima bwo gutotezwa Mana ndambiwe ubuzima bw'ihangana muri uru rugo Mana ndakwinginze n'abandi Mana ndakwinginze ngirira neza Mana ngwino undengere Mana ndagutabaje ngwino ungirire neza umugabo wanjye ngera umutima muzima kabanya hari se Mana bari hanze Hello. Yes. Wabaye iki? Kwaraye muri salo. Ewe. Kwaraye muri salo bimeze bite? Hafi saa sita ukiri muri salo. Hari uryamye? Saa sita. Mbwira ni ikihe kibazo ufite? Najya muri
cyumba bafrase no ko Hindi cyumbwire iki kibazo ufite cyumba sinakubwiye ko cyane cyane ko cyumba icyumba nta kintu kirimo ariko mu cyumba ikintu ntabwo najyayo ikintu okay umva rero mubwire ngo haguruka tujye mu cyumba cye haguruka tujye kureba mu cyumba ntabwo cyumba ni cyane haguruka nyine tugende turebe icyo kintu wiri gumbwira tugende sibyo urabanza ujya kukireba njye ntabwo ndagusiga hano urajya imbere haguruka ubu ko twavuganye nawe ukaba umaze ukwezi ubona ntakeneye njya amakuru ariko ugira ngo biriya bintu byaba byoroshye nanjye ariko ntabwo nigeze nkubwira ko byoroshye icyo nshaka ni ukumenya ngo uriya muti ukora bingana iki ukora iki ni ariko uriya muti narawubonye urancanga ndakubwira ngo nanjye ngomba kujya kubaza abakuru okay basi ngambwira ne ushaka uriya muti basi umuntu ushaka kuroga mwica vyo bike wamushakira undi muti kumwica akavaho kabisa uzi uriya muti umuntu ushaka kuwuha wawe umuhemukiye ndakubwiza ukuri wamuhemukiye pe uriya muti ukora uriya muti ni wa muti ugenda ukawuha umuntu noneho ntuhita umufata ako kanya ukamufata nko mu minsi itatu gake ugenda umumunga ntazigera n'amapfa noneho kugira ngo ubyumve agapfa ababaye ashwanye kumureba ushaka kuroga nde koko uvuze ngo ushaka kuroga nde shira uriya naguhaye cyangwa n'undi uri kuvuga umuti wampaye niyo mpamvu natinze uriya muti ni mubi cyane umuntu ushaka uwo basi reka nkubwire mwica vyo uvuga ati ngiye muhaye muyapanya cyangwa supagura ahise apfa kuko uriya muti ni mubi pe ubushobozi kumbwira yuko ninga bingana what ushatse kumbwira ko atari wowe ushaka kuwukoresha shiri mbwira utambwira ko rero bari bagiye kuwuha uri kumbwira ngo utambwira ko rero bari bagiye guhura muti uriya muti uraguhangayikisha igihe kirekire noneho ntuzanapfa ukajya ugenda ushira wumva ugahangayika wumva like ese ubu navuga ngo iki sinzi ikintu nawugereranya nawe ariko utambwira ko ari we bari bagiye kuwuha umuntu ugiye kuguhura mutarakwanga pe arakwanga umva arakwanga ibyo byihorere none se ya mafaranga nsigaye ntuzi uko nta telefone mfite hano none biragenda bite okay ndakoza n'injyamo it's okay nari basi sibyo uyohereza ariko kandi bihanga wabajije neza nyine wenda hari ukuntu mwayivanga mukibeshya sibyo ariko ngiye ntago wampaye umuti umuvandimwe wawe wowe oya nyine ndi kukubwira ntago wigeze uyivanga nyine nk'imiti ukawitiranya wenda undi akaba ari undi utuma kangusobanura uriya muti warancanze ndazenguruka hano mu Rwanda mu bantu bandenze
mbura umuntu nsobanura muti ndatega njya Tanzania biranga ubwo hano nagiye muri Ghana we ntabwo uri kubyumva sawa wiwe kubikore Oye, nta kintu kirimo. Nubwo icyo nyine. Nicyo kintu kinyegamije. Hano nta kintu kirimo. Hano ubu nta kibazo kabisa. Sava utambuka unyereke. Ni he? Reba aho ngaho cyangwa nakora kugira ngo Umva hano nta kintu gihari. Ubuse kubona mbaye. Uri kubona ni kubi. Vai hano. Pino hano. Vai. Ikintu kizunguje mwana. Kizunguje? Sawa. Kizunguje muhehe. Yawe kukibona. Hano nta kintu kimwe. Ndabona kufungura n'amazi. Hey. Hano nta kintu kimwe. Humura. Aiki.